ka Kicukiro bitandukanye. Icyo twavuga nuko inzego zose tugashobora kongera imbaraga mu gukorana nkuko nabisobanuye ugiye kureba uriya Kazungu Denis twarebye mu byangombwa bye buryo aho yari acumbitse amasezerano yari afite yitwaga Eric nubwo yakora icyaha baza baje gushaka Eric kandi yitwa Kazungu ariko hanze twatumuzi kuri Kazungu nacyo twakanguriraga abaturage yuko igihe habonetse umuturage mushya tugomba ntabwo ari ukuza ngo nitwa kanaka ahubwo tugomba kugaragaza ibyangombwa nyirizina by'uko amazina yacu yitwa niyo turebye mu irangamimerere dusanga ari Kazungu Denis ariko ugasanga ibyangombwa yakoreshaga wasanga no kuri momo watubwiye ko yakoreshaga Joseph nabyo bitandukanye na Eric yakoreshaga hariya aho yari atuye aho niho twabonye usanga rimwe na rimwe havuka icyuho niyo dufashe umunyabyaha wajya kurega ukavuga ngo ndarega Eric ariko wajya kugaragaza ibyangombwa asanga ni Denis usanga aho ngaho rwose habayemo icyuho ku buryo tudashobora gukurikirana umuntu kuko tutazi amakuru nyayo nyirizina. By'ibanze mu bijyanye n'ibyaha akekwaho mukurikije ibyo mwabonye mu baturage wenda ntimujye muri investigation cyane ariko iby'ibanze nyirizina ari nabyo yafatiwe nuko yafatiwe yuko inzu yabagamo yaramaze kubibamo amezi umwaka wose n'amezi arenga 4 ariko akaba yari yarishyuye amezi 6 gusa ari nacyo cyaje nyamukuru cyatumye tujya kumufata nuko atishyuraga ubukode hanyuma amaze gufatwa kubera ubukode atishyuraga neza uko bikwiriye nacyo cyatumye dukomeza gucukumbura amakuru haboneka ko hari abantu yishe ari nabyo twabonye ngira ngo mwagiye mubyumva mubibona hirya no hino abavuga 6 abavuga 10 abavuga 8 ariko nyirizina inzego ziracyabikurikirana kuko zarahageza sene yabereye bafashe ibimenyetso byose dutegereje ko batubwira nyirizina hamaze kuboneka abantu yishe baba ari bangaye ariko banakurikirana kuko umuntu nkuriya urabona aciye mu nzira nyinshi amaze umwaka umwe hano ariko ntabwo bavuga ngo ni ikintu akoze mu mwaka umwe bishobora kuba ari ibintu yakoze no hirya no hino abajyanye iperereza rero ryacyakomeza uko amakuru agenda atangwa ngira ngo mwabonye n'umuvugizi wari aje amakuru yatanze nuko bikiri under investigation twese turakomeza dukorane kugira ngo ahubwo twazabaga n'abaturage abafite amakuru bose kugira ngo batangiye kugira ngo nibura tubone ibimenyetso bishingirwaho n'ubwo ibimenyetso byagaragaye bimwe na bimwe ikirondogoro murababwira ni ugukomera no kwihangana kuko kubona ahantu hashobora kuva imirambo mu nzu mu rugo baturanye urumva ntawe utashika urondogoro nubwo muvuga ko abaturage nta kintu bavuga ariko hari bamwe mu baturage bavuga ko hari abagiye bagerageza kumucika inshuro 3 kandi bakagenda abaturage bagataka ntabwo byari bivuze ko hari amakuru yirengagije ni nayo mpamvu yafunzwe akaza kurekurwa ibyo navuze mu kwezi kwa 7 Kazungu yarafashwe kubera umuntu watorotse wamucitse yari yamufashe shaka kumufata ndetse na report bikwereka ko yaregwaga gufata ku ngufu agiye mu butabera bashaka ko umuntu waje gutanga amakuru arabura niho rwose usanga cya kibazo dufite gikomeye hari abo dufata babageza mu butabera ariko babandi bahohotewe kujya gutanga amakuru ugasanga ntabwo bagiye gutanga amakuru iyo tudakurikiranye rero niyo mpamvu usanga ubutabera rimwe na rimwe burekura abantu kubera ko babuze amakuru nyirizina icyo dukangurira abaturage rero ni ukugerageza kureba niba hari uwafatiwe mu cyaha ko no gutanga amakuru kugira ngo afashe ubutabera kugira ngo bubashe guca urubanza ariko Kazungu Denis si ubwa mbere afatwa n'inzego kandi yarafunzwe ariko aza kurekurwa kubera ko nta makuru yimbitse yagaragaraga aho niho Dede yanagaragaje ko amakuru ayo ariyo yose aba akwiye guhabwa agaciro mu buremere bwayo mwebwe nk'inzego z'ubuyobozi mushobora kuba mwayahaye uburemere budafite ireme bigatuma akomeza kwisasira imbaga oya ntabwo twavuga ngo ntitwayahaye uburemere bwayo kuko nyirizina uwo waregaga ntabwo yigeze aboneka kugira ngo yongere atange amakuru niyo bamukurikirana bamubwira ni nabyo usanga kenshi tugira mu nzego z'ibanze aho ugenda ugasanga abantu bakoze ibyaha abafashe ku ngufu cyane cyane ugasanga imiryango irashaka kujya kwiyunga cyangwa irashaka kugira gute cyangwa bamwe bakanga gutanga amakuru ngo ntikira ku karubanda ariko dore kudatanga amakuru ibyo bituviremo n'ibiri hari imiryango y'abantu bavuze batangiye kubazana rwose na identification zabo ntiziramenyekana kuko dukomeza gukora n'inzego uko identification zimenyekana ni nako tuzagenda tumenya amakuru yandi ariko ntitwavuga ngo hapfuye kanaka kuko nta n'umwe dufitiye identification nta miryango y'umufite se yigeze gutaka ko yabuze abantu amaraporo ntayo dufite twavuga ngo umuryango muri Busanza hatatse kwa kanaka ngo umuntu yarapfuye ngo tubura amakuru yabo
Denis mu makuru make yagiye atanga agaragaza ko ari umwana w'imfubyi buri udafite umubyeyi na nyina, ndetse n'aho aturuka tubwira ko yaje akabona aho ngaho. Usanga amakuru atanga aracyari kure, niyo mpamvu usanga n'inzego z'ubutabera ubu ntabwo zirabona amakuru y'izina yashingirwa kugira ngo babe batangaza. Abaturage bafite ubwoba hariya baturiye, kuko barabukuru umuturage aravuga ati n'ubundi hari abacunga umutekano ariko kubona ntabwo bifatika. Ni iki muri gusa noneho? Ni nayo mpamvu twaje kubera ko nk'inzego kandi nabo tubasabe uruhare rwabo. Iyo tuvuze umutekano uhera kuri njyewe nka Antoine nk'umuntu ku giti cyanjye, bikagera ku nshingano mfite nka Deya, bikagera ku nshingano ya buri muturage. Twese tugomba kumva ko umutekano watureba. Umutekano wa mbere nicyo navuze, iyo iri akaye umutekano tuba twanditsemo Denis, tuba twaragiye tubona amakuru menshi, ariko aho yari ari amasezerano twabonye nuko yitwaga Eric, nicyo twajya kurega twarega Eric. N'umusaza wagiye kurega yagiye kurega Eric, ariko ageze kuri RIB niho bamweretse batari kuri kuvuga n'uwuye, bacukunguye barebye basanga ni Denis. Nicyo dusaba rero inzego dukorana guhera ku mudugudu ko dukwiye kureba uwo dufite ninde, ibyangombwa bye ni ibihe. Yababwiraga ko ibyangombwa bye yabitaye, ariko nongera no gukangurira abaturage, iyo wataye ibyangombwa dutanga icyangombwa gisimbura irangamuntu, ariko kiba kigaragaza amakuru nyirizina y'umuntu ninde. Amakuru y'ibanze mufite inzu yari yandi yakodeshaga mbere? Ntabwo nibuka amazina y'umuturage nyir'inzu, ntabwo nibuka amazina neza, ariko umuturage nawe atuye hano muri Kanombe. Iyi kese ntabwo ari aha honyine ibaye, yabaye hirya no hino twagiye tubibona. Bishatse kuvuga ko inzego z'ibanze guhera mudugudu akagari bafite faiblesse mu kwa registra cyangwa se ku identifier abantu baje babagana muri eneo bayoboye. Oya, ntabwo twavuga ko ari ikintu kiri rusange, kuko ahandi henshi iyo turebye amakuru y'ibanze tuba dufite mu makayi y'umudugudu, ni nayo dukoresha mu bindi bikorwa bitandukanye kandi usanga bihura. Ahubwo icyo twagarutse, uwo ni umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Bwana Mutsinzi Antoine. Aha hantu rero hari komantere yanyu ku byo Mutsinzi avuze se? Yego, Mutsinzi si ibintu avuga amata weke n'ibisanzwe wikoretse usi wahageze se? Ngabatoye n'umwanya kwirwa umuntu niho warageze wowe ubwawe. Tubwirwe ko bajye batanga amakuru abaturage hari ikintu yavuze mutahaye agaciro. Hari ikintu yavuze mutahaye agaciro. Aravuga ko ubundi uyu mutipe yakoraga ibyaha bitatu ku bakobwa azana. Arabanza akamusambanya, yamara kumusambanya akamwambura ibyo afite, ahita amubwira ngo hamagara naka bakohereza amafaranga konte zawe, shyira hano amafaranga transfera gutya gutya. Yarangiza akamwica. Hari abakobwa batatu uhita muhamba se byo si icyaha? Yumwishe nyine byakomereza. Oya, yumwishe ntabwo hamba se n'icyaha. Hamba se n'icyaha. None kuki utamurekera famille ngo mwihamire? Ni icaka nicyo amufate. Ni icaka ne nacyo ni ikindi. Oya, ndiguhamba ntabwo ari icyaha. Uretse turagize yafashwe. Yafashwe ate? Komeza nyine aho reka dukomeze. Hari abakobwa batatu abaturage bavuga bamucitse. Umwe ni umukobwa waje amaze kuza akigera mu cyumba, ngo mu cyumba mu nzuzi, inzu ni ikibanda hori inzugi z'imbere yagiye azikuramo akazigurisha. Iriya nzu kandi iri mu gihuru uko mwayibonaga mu mashusho, kandi yitaruye izindi ngo ku buryo izindi ngo ziyegereye ni muri metero nibura nk'ijana. Yakodesheje inzu aguje n'inzugi zirimo, yarazibaga ariko wenda ibyo yego. Umukobwa yarahageze amaze, ariko afite umukobwa bakorana. Uyu mutipe Kazungu afite umukobwa bakorana. Uwo mukobwa niwe umuhamagarira abandi baza. Uwo mukobwa abahamagarira babwira ngo ahamagara umukobwa wishumiye, ati bitese kandi ngo babasirimu gusa, ngo hari n'ababaga bavuye hanze babasirimu. Kazungu ni bogari nziza cyane ku buryo nta mukobwa wamwanga. Bari muhamagara nyine babona nabo. Uwo mukobwa aramuhamagara akamubwira ati bitese shawe, ndati ni byiza, ati shati narashatse siko mutaransura. Ati se utuye hehe? Ati ntuye mu Busanza. Akigira umugore wa Kazungu. Umukobwa agategaje kureba umugore wa Kazungu. Yamara kugerayo ageze ku cyapa, ngo niba ari ku cyapa ngo kuri radari. Yamaze kugera ku cyapa kuri radari, ahera ko amubwira ati rero, ati so ninjye wenda ndahuze ndi mu gikoni, reka mbwire shara za gufata. Kazungu akajya gufata umukobwa.
akamuzana akabyara muri ya nzu idakinze. afite akantu yatoboye k'imiyenzi basesereramo igipangu gihora gifunze abashyitsi baca mu gikari umuhanda yatoboye gusesera kabureshi. umukobwa ukinjiramo mu gihuru inzu idakorofye noneho yinjiye mu nzu mo imbere ahita yumva umusatsi umuvuye ku mutwe byanze bikunze ukinjira muri iyo compound nta yindi choice ufite uretse gusinzira ukavuga uti mwimanyi nyakira ukonje yego noneho yinjiramo ariko Kazungu afite ukuntu afenta abo muri karitsiye ni umuntu ukunda abana ukina nabo uganira n'abagore uganira n'abasabana ujya gukina n'urubyiruko umupira inama z'umudugudu akazitabira ku buryo uramutse uje ukavuga ngo Kazungu angiriye gutyo umwere muri karitsiye mbese ntama w'Imana wa mukobwa rero niwe wamucitse amaze kumucika uwa mbere yaramucitse agenda nambaye none hasohotse abantu bavuga ati se Kazungu uriya mukobwa akagenda yitotoma ariko umukobwa agenda avuga ati uriya muntu ni umwicanyi avuga nyine umutima utamurimo none arangira avuga ati rabigoryi by'indaya mujye mubivaho bana ati kiraje kinca amafaranga ati nkimye amafaranga yo twumvikanye ati niyo mpamvu kigiye kisebye ariko umukobwa agenda avuga ati afitemo n'ibihanga by'abantu mu ndobo ati mbonye n'ibihanga by'abantu uriya muntu n'umwicanyi noneho ubuyobozi noneho Kazungu akavuga ati none ati iriya ni indaya iri kunsebya atari indaya noneho abaturage bakavuga bati kubera ukuntu yari yambaye rero twabonaga ari indaya yenese undi uri noneho we rero akavuga ibihanga ntihagire n'umuntu ibaza ariko nyine ubu byumve undi we noneho rero undi we yamucitse yamaze kumusambanya kuko ngo yasohotse yambaye ubusa abaturage nabo ntavuga ngo yamaze kumusambanya ariko yasohotse yambaye ubusa umukobwa noneho ngo yabateraga kubivuga ngira ngo kwaba ari ukwigisha abantu ibyo bintu ariko ngo yabateraga ikaramu mwene hano mwinoza muri kora bonde yego noneho ngamutera ikaramu ayiteye umukobwa avuza induru ngamutera indi hafi n'umukondo umukobwa avuza induru umukobwa avugije induru abazango zo haruguru barahurura baza bateragura amabuye ariko kubera ko bari bamaze bumva induru umuntu aheba nk'ihene igiye mu ibagiro ahebeba rimwe tiniterimine ntibongere kumva ariko bakajya batangira kubyibaza bumva uwo mukobwa none uburyo asakuza batera amabuye Kazungu asohoka aje kureba abatera amabuye wa mukobwa ahita asohoka no muri wa mwenge yambaye ubusa agenda asakuza nawe avuga kwa kundi noneho ayo makuru kuba abaturage bayafite ubuyobozi bw'umudugudu ayo makuru burayafite ejo byabereye kuri tere umuyobozi affaires sociales w'umujyi wa Kigali Urujeni Martin yarageze aravuga ngo ntimutanga amakuru hanyuma si byo maze kugusubiramo n'ibiki ako kuwo wenyine byari kuba byari uko bivuze byinshi umuntu ari kuza kubwira ko mu nzu asanze ibihanga bitatu by'abantu ese barayatanze yabagezeho bande nyina yo ngayo y'uwo wagiye asakuza umuturage ategetswe kumenyesha umujyi wa Kigali uko yahagurutse yagiye ku mujyi wa Kigali umudugudu abimenye abibwira gitifu w'akagari akabwira umurenge Marisha urabyumva gute amakuru ya Kazungu yarazwe shano ko bari baravuga ko Kazungu ngo mumufata mukamurekura none mu kwa karindwi baramufashe bamufata bari kuvuga umukobwa ngo ari kumushinja ko yamusambanyije ariko wumvise nawe ubwawe psikoloji yawe nibikora umukobwa wakirutse ngo rupfu ngo mu nzu yicaranye amapiki y'ibyuma amatindo ntabwo wakira kwa Kazungu no kumureba mu maso iyo nzu ahantu iri ubuyobozi bwaho mutarayikandagiramo inzu idakoropfa baca ihora ikinze baca muri bureshe kuburwa jaride zarabaye ibihuru noneho umuyobozi uri aho ngaho yagumye kwigira ryataka twibazaga rero ngo yarishyiragahe ubundi ngo yashyiragamo umuntu agashyiraho agakusha itaka yari itaka yacukuye muri wa mwobo birunze mu cyumba uko yatabaga umuntu yashyiragaho agakusha kamena yaza n'undi akarenzaho igitaka itaka ryari stoke kandi abo bantu ngo ntibafite ingingo abo bagezeho nyine imibiri yabo itarangiye niyo mitwe ibyo bihanga yasigaranaga nabyo bifitiye isoko wasanga yabifite isoko hari ibice badafite urumva ko dosiye none ibaye kure musoje ikiganiro nabi hanyuma ikindi cyabaye rero afite abacuruzi nuko ntawamenya ikindi cyabaye nuko ubuyobozi bwabeshya abaturage barababwira ngo turaza kubazanira
Kazungu mu nteko rusange muri compound bari barimo muri jardin yitwa ngo ni Peace Garden, hari nk'abantu ugereranije nibura nk'ibihumbi 200. Abaturage baretse imirimo yabo abakazi basaba impushya. Ikindi nta muntu wo mu rwego rw'umutekano wavuze. Icyo nibyo no buserviye ngewe nk'umuntu w'umunyamakuru. Yani kesi y'umutekano. None se affaire sociale aravuga, nta numwe wavuze. Affaire sociale aravuga na abaturage bakennye, ni ibyiciro by'ubudehe bipanze nabi. Twaseze tukazanirizwa ku cyumweru. Reka ngende ya manota yanyu muyikomeye. Ubwicanyi akavuga affaire sociale. Ubwicanyi akavuga affaire sociale. Ni ibyiciro by'ubudehe bipanze nabi. Ikiganiro nabi gusa kuri Kazungu. Yemwe mwakoze kutubanira neza rero. Karege wakoze? Ya hakoze abadukurikiye na Maurice, ariko nanjye nakoze kubona mukurangiye. Yego wabonye ko abizi. Ntabwo wabibaza Bismarck amenye iby'Imana. Criminal. Yanduza gatari mushuti wacu nawe akamenya ibijyanye n'umurimo. Ariko imibanire munyentwara. Marisha wakoze. Na ibamba akamenya iby'abanyamakuru. Ntabwo utagize nyembo nyembo y'abantu by'abantu